The Ben tumuvaho tujye kuri Bruce Melody. The Ben kwanza ngwibutse utuntu dutatu twihuse cyane. The Ben character ye ntabwo ari wamuza kukubitsa ko wa danger, urabizi ko wa danger. Ntabwo afite umwanya wo kuza kukubwira ngo genda wa danger. Oya nakoze bya danger. Oya umwanya ntabwo ufite. Oya nta mwanya. Ikindi ni wa muntu utari buze gusubizanya n'abantu kuri kamera ngo kanaka yamvuze nawe muvugiye. Oya Bruce Melody ni umwe mu bantu buze gutumagira karayivu no witwa Dumba cyangwa se n'agasuku akwibutsa ko ari umuntu wa danger. Rwose arusha n'uwo The Ben ari uwa mbere bitewe nuko yarabikoreye byaramuvunnye. Bityo muri character ze afite umwanya wo kwibutsa ko ari umuntu wa danger nubwo yaje mutabyemera, nubwo yaje mumushidikanyaho mukompera Medina The Ben, ariko yarabajoreyinze akeneye kubikwibutsa ko ari umuntu wa danger. Noneho tujye mu byitwa mind game. Bano bantu babiri ikintu batandukaniyeho ni kimwe. The Ben ntabwo azakubwira ko afite manager, abwira ko afite Muyoboke w'umushuti we na Nopoja waje kuvamo ibyo bapfuye bya n'ibinini cyane sibenje kujyamo. Ariko umunsi none bo batangiranye n'abakore Muyoboke basa naho basigaranye bamunambyeho. The Ben we akoresha abantu. Ntabwo afite umwanya wo kuza kubwira ko ari wa danger. Oya ariko Muyoboke muri kiganiro cyose arakubwira ko The Ben ari wa danger. Ibyo ni ibintu biri clear, ni ibintu bihari. Urumva ko uwa mbere ntabwo afite umwanya wo kuvuga ariko afite abantu akoresha. Niba uwo wamanya nanjye kubyo nkubwira mbeshya utunyomoze umbwira ikiganiro Alex Muyoboke mwita manager w'ibihe byose yakoze agasoza atarava ko The Ben ari wa danger. Ugiye Bruce Melody we ntabwo afite uwo mwanya, ntabwo afite umuvugira, nta mupampa afite bitewe nuko ngo n'igiceri cyo kukibona bigoye ko yakibonye nawe kimuvunnye. Ntabwo afite umuntu ari buyuzi baraza kwibwira ko ari wa danger bityo ko narenze The Ben. Bruce Melody abikubwira muri interview. Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Ukwezi kwa gatandatu twatangiye, umwaka tugeze muri kimwe cya kabiri. Intego zawe zigeze he, ibyo ukora bigeze he. Ni none TV nitwa Patrick the Entertainer. Tubana mu biganiro bitandukanye hano umunsi ku wundi, ariko akenshi mba inyuma y'amarido nuko bavuze ni reka nyure hano tugende tuganira, mbagenda mbazanira ba Mukada, abanyamabondo wa Cano, ba super manager wa Cano n'abandi batandukanye. Ariko mavuze ni ibyo byose reka nganirize n'abantu batazananyibagirwa ko hari igihe burya ugira ngo uzakumburwa bikarangira wibagiranye. Niba bavuze ni reka wenda dukora akaganiro k'iminota mikeya tuganire turebe ibibivugwa hirya no hino ku isi dutuyana cyane ko amakuru aba ari menshi. Ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo kiri buze gutinda, ariko reka mwibwirire hari abantu bajya kurikirana football cyangwa se umupira, by'umwihariko biba mu mupira wa ruhago niho njya mbyumva kenshi. Sinzi muri basket na volleyball nabyo biba muko simbikurikirana cyane, ariko reka mbaganirize ikantu kitwa mind game. Mind game uti ikora gute? Hari ukuntu ikipe ijya guhura n'indi kango kanaka ntago turi umukinishe, mu by'ukuri kanaka ari tayari, ariko adversaire barashaka kugira gute kumucangamo akantu ko kujya mu rujijo ngo yumve ko match uzaba yoroshye bitewe nuko acteur principal atazaba hari. Mu muziki rero naho haje ibyo bitwa mind game. Uti bikora gute rero? Uyu munsi reka ndakubwira ku muntu witwa Bruce Melody ndetse no witwa The Ben. Bruce Melody no witwa The Ben nibo ndibuze kubabwiraho. Uti rero bimeze gute? Ni abantu babiri bafite profile zitandukanye. Bruce Melody yatangiye ari umufana wa The Ben. Bruce Melody yatangiye baking abantu muri za Goma niho abantu benshi bamumenye atangira mbere na mbere yatangiye ari mu producer kwa Major the Black. Abantu barabyibuka cyane se njye kwibutsa amateka bagiye bakurikirana umuziki, aza kugenda azamuka akora umuziki, aza kujya muri Goma baking abahanzi batandukanye benshi yagiye bakinga. Bruce Melody naje kumenya ko yabekinze ninde yabekinze uretse apana Bulldog, ari undi muhanzi yabekinze niba ari Kalifani Guma Kalifani yagiyemo. Bruce Melody yarabaye umuhanzi munini, abwo yabekinze abahanzi bagiye batandukanye kandi bose bakomeye. Bruce Melody ubwo kwibwira ko yakuze ari umufana wa The Ben. Ubwo ntago mise nibuka neza cyane abo yagiye baking, ariko namwe murabizi mwaje mukurikirana za Guma guhera za 2011 ngira ngo 2011 Tom Close ayitwara, 2012 King James ayitwara, gutyo mwagiye muzikurikirana zose. Guma ya mbere ngira ngo kwaje mu twitwa Sean Kingston, indirimbo ye na Tom Close nta umuntu wigeze ayimenya, sibyo nje kubibutsa. Ahubwo uti bimeze bite? Ibyitwa mind game niyo nshaka kubabwira. Uyu Bruce Melody na The Ben kwanza reka mademo batandukanyirize mu buryo bworoshye cyane, bafite characters zitandukanye. The Ben ni umwe mu bantu bashinja uburyarya, kuba indyarya. The Ben ni wa muntu uzakorana uzajya gukora indirimbo na Bulldog ariko nibikunde, ariko The Ben we muwazaho muri interview ndi umufana we ndamukunda
ndanamukunda cyane, ni umufana we, nuko ari umwanya, nuko ari ibibazo binibiri byagiye bibaho, naho indirimbo twayikora tuzanayikora. Mba no umuntu mwiza mu bantu. Iyo ni character Imana ikwihera. Kuba indyarya ni ibintu bikora cyane. Noneho hari undi muntu kwanza kuri The Ben ni wa muntu utazabona kuri kamera, utazabona ku ma live yaje kwishongora. Si ibintu bye. We ni wa muntu nyine uri humble, uri victime, ni wa muntu wikorera utuntu twe, abantu baramukunda. Twese turabafana be. Ko ni wa muntu kwereka ko ararengana. Ntago afite umwanya wo guterana amagambo n'akizo za Timobi murazibuka zaraje zivuye muri mind game y'abantu bakoreshwa, ndaza kubibabwira mu minota mike tugiye kuganira. Noneho The Ben ntago afite umwanya wo kuza oya. Nge ntago nibuza kubwira ko ndi wa danje, ndakora imiziki ibone ko ndi wa danje, ngo The Ben. Uwitwa Bruce Melody nabwo ko bita characters zitandukanye. Ariko gato Bruce Melody nawe ni umuntu yashimira. Gutangira ufana umuntu, uyu munsi none bakaba banakugiranya n'umuntu, hari credit ukwiye. Ko twari tuzi Bruce, twari tuzi The Ben na Meddy, nibo bari barihariye ikibuga. Bruce Melody aza kuba joining. Ibyo bivuze iki? Hari credit nawe agombwa. Kuri The Ben tumuvaho, tujye kuri Bruce Melody. The Ben kwanza ngwibutse utuntu dutatu twihuse cyane. The Ben character ye ntago ari wamuza kukubitsa ko wa danje, urabizi ko wa danje. Ntago afite umwanya wo kuza kukubwira ngo genda wa danje. Oya, nakoze bya danje. Oya, umwanya ntago ufite. Oya, nta mwanya. Ikindi ni wa muntu utari buze gusubizanya n'abantu kuri kamera ngo kana kayamvuze nawe muvugiye. Oya, n'umuziki n'umupoliticiye cyane. Bruce Melody tumujyeho. Abantu bagira character zitandukanye, nanjye arizo mfite undi adafite. Bruce Melody we no umuntu ukeneye kukwibutsa ko yavuye kure, bityo utegetswe kumwemera kuko ni umukozi, ni umuhanga. Bruce Melody aramushidikanyaho, ariko we uraza kumubona kuturayiva ajya nagutamo, aranagutwika nureba nabi, bitewe nuko wa muntu yafanaga uyu munsi none baramugeranya nawe, ari credit agombwa. Wa muntu wavuye mu kubekinga uyu munsi none ari mu bahanzi babiri ba mbere mu Rwanda, akeneye kubikwibutsa hato na hato utazanamwibagirwa. Nyamara abantu bapostinga ifoto ngo mutazanyibagirwa. Bruce Melody ni umwe mu bantu buze gutumagira karayivu no witwa Dumba cyangwa se n'agasuku, akwibutsa ko ari umuntu wa danje. Rwose arusha n'uwo The Ben ari uwa mbere, bitewe nuko yarabikoreye byaramuvunnye. Bityo muri character ze afite umwanya wo kwibutsa ko ari umuntu wa danje, nubwo yaje mutabyemera, nubwo yaje mumushidikanyaho mukompera Meddy na The Ben, ariko abera abajoyininze akeneye kubikwibutsa ko ari umuntu wa danje. Bruce Melody nari ngiye kuri character zabo. Bruce Melody ni wa muntu numuvugaho aragusubiza nagutwika, niko akora. The Ben numuvugaho araberereka, ntago afite n'umwanya wo gusubiza. Noneho tujye mu byitwa mind game. Bano bantu babiri ikintu batandukaniyeho ni kimwe. The Ben ntago azakubwira ko afite manager, akubwira ko yifitiye Muyoboke w'umushuti we na Nopoja waje kuvamo, ubwo ibyo bapfuye byo ni binini cyane sibenje kujyamo. Ariko umunsi none bo batangiranye n'abakora Muyoboke basa naho basigaranye bamunambyeho. The Ben we akoresha abantu, ntago afite umwanya wo kuza kubwira ko ari wa danje. Oya, ariko Muyoboke muri kiganiro cyose arakubwira ko The Ben ari wa danje. Ibyo ni ibintu biri clear, ni ibintu bihari. Urumva ko uwa mbere ntago afite umwanya wo kuvuga, ariko afite abantu akoresha. Niba uwo wamanya nanjye kubyo nkubwira mbeshya utunyomoze, umbwira ikiganiro Alex Muyoboke mwita manager w'ibihe byose yakoze agasoza atarava ko The Ben ari wa danje. Ugiye Bruce Melody we ntago afite uwo mwanya, ntago afite umuvugira, nta mupampa afite, bitewe nuko ngo n'igiceri cyo kukibona arabigoye ko yakibonye nawe kimuvunnye. Ntago afite umuntu ari buyuzi baraza kwibwira ko ari wa danje, bityo ko narenze The Ben. Bruce Melody abikubwira muri interview. Mu gihe The Ben we arishekeye afite abantu akoresha. Abo bose baza bakavuga ko The Ben no wa danje. Turabizi ko ari wa danje, ariko dufite umuntu uza kubitwibutsa. Na Bruce Melody turabizi ko ari wa danje, ariko Bruce Melody waraza gutumagira akayiva kwibutsa ko ari wa danje, akwibutsa ko ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Yego ni character zitandukanye. Uturero bimeze bite kuri Alex Muyoboke? Muyoboke buri kiganiro cyose ari bukoresha aravuga ko since day one ahura na Ben yari umuntu wa danje, wivugira amagambo makeya, udakunda amatiko, ariko wa danje, uzi kuririmba. Ibyo natwe turabizi, ariko afite umuntu witwa manager Alex Muyoboke uza kwibutsa ko ari wa danje. Muri bwa Windyarya bashinja The Ben, reka tugere kwa Diamond. The Ben yahuye na Diamond ejo bundi, ni igitaramo bari bakoreye ahitwa Intungamo, nyuma yuko The Ben yakoreye igitaramo Serena Hotel. Bagisuhuzanya, mwabonye aka video ukuntu kafashwe, ni mind game. The Ben bakubwira ko atazi ukuntu video yafashwe, ariko mu by'ukuri ni ibintu biba byapanzwe.
asuhuzanya na Diamond. Diamond amubwira ko yakoze show ya dance, show iri crazy ya dance. The Ben ntawe umushidikanyaho, ni umuhanzi umwe mu ba mbere dufite hano mu Rwanda. Uyu munsi none tuvuze ko The Ben na Bruce Melody bahanzi ba mbere dufite mu Rwanda, sinabambeshye. Hakiyongeraho Chris Easy. Ndamutse mvuze abahanzi batatu ba mbere mu Rwanda rwose, nawe n'igiwe nawe nkira kuri momo, no kuri mbavuga, no kuri mamo kutari uko yego. Bruce Melody, The Ben, Chris Easy ni bahanzi batatu ba mbere mu Rwanda ubu ngubu mfite. Nawe uze kujya muri comment tubwire batatu bawe ba mbere. Ngiye nabo nkubwiye bitewe n'ibikorwa ndimo kubona ko Chris Easy nawe namwe bafite movement nziza cyane kandi ngo ndimo ndakubwira abantu batangiye from nowhere. Chris Easy yatangiye ajya mu marushanwa yo kwerekana impano bakanamuha no. Umunsi bamuhaga no n'abafana. Hari impact, hari imbaraga umuntu aba yarakoresheje kugira ngo uyu munsi none umuntu akore ko ari umuntu wa danje. Kuva kuri no yo kujya kwerekana impano, uyu munsi none umuntu akaba ari mu wa mbere n'ibintu umuntu akorera ntago ari ibintu biza gutyo gusa. Nohera ku mashu kuri Faster, uzamuke kuri Basekoma, uzamuke kugeza kuri From yana yo munsi none zajugumira twazitaye. Numwe mu bantu bakoze hit after hit. Impamvu tukavuga ngo umuhanzi no wa danje niki? Ibintu bitatu byerekana ko umuhanzi ari wa danje. Icyambere, umuhanzi naga afite ibintu bisunika gusa. Hari abantu baza bagasunikwa na media nyamara batari abadanje. Umuhanzi wa danje no wabundi ukora indirimbo ukayikina cyangwa se ukabireka ariko indirimbo ye bikarangira ikunzwe. Uwo ni umuhanzi wa danje. Icya kabiri kiranga umuhanzi wa danje ni ikihe? Umuhanzi wa danje arangwa niki? Umuhanzi wa danje agira consistency. Akufite indirimbo ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane. Zose wumva ari za danje. No umuhanzi wa danje. Umuhanzi utari wa danje akufite indirimbo imwe. Yagiye gukoresha ingiro ariko reka nzihorere. Arabagiye bakubita indirimbo imwe tukababura ku yindi. Wabakura Yesu. Uwo ntago ari umuhanzi wa danje. Icya gatatu cyangwa umuhanzi wa danje. Afite kubona managing uko asohora indirimbo ze. Afite timing ye. Wa indirimbo yanyisohora igiki niki, nyisohora igiki niki. Umuhanzi wa danje agakora kuri pressure. Oya. Ni mpamvu uzabona The Ben bamwita umunebwe ariko nahita asohora indirimbo nta pressure ariho, nta muntu akeneye kwemeza. Oya, uwo ni umuhanzi wa danje. Urumva? Icyo kikubwira umuhanzi wa danje. Iki ni bitatu nabikubwiye. Umuhanzi wa danje nta pressure akoreraho, agira timing y'ibintu bye. Napanze gusohora indirimbo mu kwezi kwa 12, nizo nibwo nzayisohora. Ikindi cya kabiri akora ibintu bye silencieux. Ubu n'undi bisa naho bishamikiye kuri icyo ngicyo. Umuziki wanjye ndakora indirimbo nyisore igihe nshakiye. Ikindi sinyine kuposhinga ikine cyangwa subireke. Nuko umuhanzi wa danje akora. Turacyari mu byitwa mind game byaje muri iyi miziki yacu. Video na Diamond The Ben irafashwe amusuhuza bajya muri helicopter nabonye n'utwa Kenzo yarabyinubye ariko ntago ari kuri level zimwe. Kenzo ntago ari kuri level zimwe n'utwa The Ben n'utwa Diamond. Icyo gihe rero bigomba kukuvuna nyine. Ibyitwa mind game. The Ben baraza kumufata ka video ari kumwe na Diamond ariko The Ben akubwira ko atazi uko kafashwe. Nyamara ka posting ku mbuga nkoranyambaga ye hose. Ba bantu bo ku ruhande n'iki baba pampe agomba gukoresha. Siko bimeze. Ego, ikindi kibaho ni kimwe rero. Urumva? Ikindi kibaho ni kimwe. Uti bigenda gute? Agira telefone nyama. Eshema nimero n'amafaranga. Urumva? Uti bigenda gute? Kuri no video y'uyu muntu witwa The Ben na Diamond. Ndacyakubwira ko ahantu babona babiri batandukanye ni hamwe. Uti bigenda gute rero? Video ya Diamond na The Ben yafashwe bagiye mu ndege baganira. Yo ni inkuru. The Ben numwe mu bantu bagira timing witwa Mukadeni wakunze kujya bigarukaho. Timing. The Ben agiye Musanze afashe kuri ishanga bibaye inkuru. Iminsi iciyeho bivugwa bibaye inkuru. Iyo ngiyo igeze gute? Iyo ngiyo irarangiye. Cyo ni icyambere. Icya kabiri niyo nzima. Urumva? Icya kabiri kirarangiye. Uti bigenda gute rero? Nakubwira ko timing kandi ugakoresha ubwenge ku buryo umuntu atari buze kubona ko ibyo nari bo wabikoze. Bigenda gute rero? Video y'ishanga The Ben akuvuga ko atazi uko yafashwe kandi koko nibyo. Ariko yagiye kuri social media zitandukanye ako nagaze uko yafashwe. Birabaye ibyo ngibyo birarangiye. Indirimbo amakimbirane na Bruce Melody yabayeho biza kurangira. Ko urumva uramuvugaho nari buze kugusubiza nagafite uwo mwanya wo kuza kugusubiza. Uzavuga nugeraho urambirwe ubivemo. Kuri video y'ejo bundi ya Diamond no witwa oya gatoya mu gitaramo yari yakoreye muri Serena mbere ko ahora na Diamond
mwabonye ifoto ari kumwe n'umukobwa, nagakubwira ko atazi uko yafashwe, ariko byanga bikunda buri gitaramo, buri nkuru, buri saga The Ben, buri kintu cyose yinjiyemo asiga saga. Ibyo ni mind game, komeza kuguma mu mitwe y'abantu. Ntago wa trending utari mu mitwe y'abantu, ntago bishoboka. Byanga bikunda bishaka ko banyuzamo bakajya bakubona kugira ngo batakwibagirwa. Abanyarwanda barakwibagirwa iyo udakora. Hari abanzi benshi twibagiwe kandi bari abahanga. Use mbibibutse kandi bari abahanga, sinkeneye kwiteranya n'abantu, ariko barahari twibagiwe. Uyu munsi hari impamvu tuvuga Christian ari muri movement, hari impamvu tuvuga wowe reka mwihore, nanjye kumuvuga kamwihore. Urumva icyo bivuze ni iki? Buriya izina kurikora ni kimwe, no kuririnda ni ikindi. Ariko gura ko abahanga bavuga ko kurinda izina nicyo kintu cya danger kurenza kurikora. Kuko izina wakoze nuririnde rishobora kwangirika mu masegonda. N'urugero kango urugero rworoshye, ushobora gukora ibintu bya danger ukaba umusitari wa danger, ukaza kugira ibyago, sinzi niba ari ibyago cyangwa se niba satani yaguteye, ukifatira akana ku ngufu 25 urayiriye, ntukanduza indwara ni burundu. Icyo gihe bya bintu wakoze wubatse imyaka birangiye mu masegonda make. Yava mubwira ngo kubaka izina biroroshye, ariko kuririnda nibyo bikomeye. Niyo mpamvu umuhungu witwa The Ben akubwira ngo izina nararikoze, ariko kugira ngo ube mu mitwe y'abantu ni iyihe. Hari impamvu The Ben uyu nguyu amara imyaka 3 nta ndirimbo, ariko akora ibitaramo kandi ari ni kuzura. Mind game, ibyitwa mind game. Ya Kuri ishanga abaye brand ambassador wahangaha, bamusanganye n'umukobwa, avuzwe kuri uyu nguyu gutyo. Tugaruke kutwa ndava akantu kamwe iminota yanjye ntago ndi butinde kugira naza kubarambira. Banze menye niba muri munabirebe ko nshobora gutinda n'undi muntu nabirebe ugasara avuyemo views ebyiri. Kuri Bruce Melody rero, Bruce Melody we nagafashwa n'ibintu byinshi, afashwa na hard working, afashwa no gukora cyane. Ko Bruce Melody we nagagira izo stories trending, afite ukuntu nyine yifungamo ukuntu, afite ukuntu atebuze guhura na buri mufana wese ngo bisanzure kugeza aho bafashe video. Oya ahubwo Bruce Melody ni wa muntu ubyaza umusaruro yasaga yawe. Ushobora gukora akantu kaza nyine ugakora ishanga, agahita gukubitiramo indirimbo, agahita akora ya ndirimbo Bruce Melody yakuru ishanga yitwa ngo iki? Indirimbo Bruce Melody yakoze nyuma ya The Ben akurura umukobwa akantu yitwa ngo ikira, sinimo kuyibuka. Yego ibyo ngibyo bikwereka iki? Bruce Melody we ya mahirwe wakoresheje nka adversaire asa na hari negative, nubwo wayipanze wayabyaza umusaruro akayakoramo ibihangano. Indirimbo abantu badukuye muri comment twibutse, akururama Bruce Melody kuri asa na hakurura umukobwa nyina akantu. Bruce Melody we akorerwa nuko akora imiziki bihoraho, ntago yamara imyaka 2 nta ndirimbo, kuko nagazi gukora inkuru zo ku ruhande. N'abahanga bakubwira ko ngo yahuye na Diamond ngo kugira ngo bafate na video n'amafoto ngo yishu. Ni inkuru numva aho ngaho, ni inkuru zo mu bamotari ngo kugira ngo na Diamond bifotozanye, buriya ngo yaramwishyuye. Mu gihe umuhungu witwa Benjamin we muri bwa buryajya bamushinja arakora mwa aide possible, muza kuba close, muse nawe mu binshuti, akwereke ko ari hambo cyane, akwereke ko nari birye, akwereke ko ari umufana wawe. Mu gihe Bruce Melody we nagazaza ngo kubwire ngo genda gufana, hoya murahuzwa n'ibikorwa. Ibyo ni ibintu batandukaniyeho. Nigeze komeza ku muntu witwa Muyoboke. Uti Muyoboke rero akorana na The Ben gute? Muyoboke uyu nguyu ni wa muntu uri buze kujya kwibutsa ibikorwa bya The Ben. Akwibutse ko Ben ari wa danger, akwibutse ko Ben akora imiziki myiza, akwibutse ko Ben afite discipline, akwibutse ko Ben nubwo wenda yakuruye ishanga, nubwo bamufatanye ifoto mu gitaramo n'umukobwa, ariko nta ruhara bayabigizemo, kandi koko tubone nibyo. Tugere ku byitwa mind game. Yitwa Coach Gael. Coach Gael ejo bundi yakoze ibyitwa mind game, ariko mwebwe ni mwabimenye. Nabonye n'uwitwa Muyoboke yongeye kubwira Gael ngo kuko igikene watari kuzana Chris Brown, ahubwo ari ugufasha abahanzi bo muri 155am bakagira aho bagira naho bagana. Uti bimeze gute? Uwisi shize twabonye inkuru ngana no ku musozo, ntago nibuze gute tugeze muri ngahe? Reyo ngiyo tutugera kutugana ku musozo. Mu minsi ishize
mwabonye inkuru yo muri 155 AM ko Kigali yarayikoze ariko ayikora indirimbo ya Bruce Melody na Diamond yararangiye. Sinzi impamvu indirimbo ya Bruce Melody na Diamond habaye inkuru y'utwo ya Bruce Melody na Diamond, kandi mu by'ukuri indirimbo yakozwe Diamond atarimo. Indirimbo harimo Bruce Melody n'umugabo witwa Benexen, yitwa ngo iki Benexen ngira ngo wo muri Nigeria, kandi sinzi izina kuno ari izina rinshabutse n'umuhanzi ya Benexen ejondi bahuriye muri bare, yitwa ngo iki, hari umuhanzi narimo kwibuka neza witwa ngo iki. Indirimbo yatangiye Diamond atayirimo, Diamond yaje kuzamo nyuma. Ntabwo ari Benexen niwe bahuriye mu gitambo none cyo gusoza umukino ya bare. Yego nago yari arimo yitwa ngo iki. Batangiye ari babiri, Diamond yaje kujya mu ndirimbo nyuma. Ariko Diamond ko ari izina rinini byaje kurangira indirimbo yishimose. Bivuga ko ari indirimbo ya Bruce Melody na Allo. Salama musaza. Uyu muntu watangiye ari mu ndirimbo ya Bruce Melody yari inde wo muri Nigeria, ni Benexen ninde? Okay, Brown. Asante sana. Yego. Ka Brown misenyibuka. Yitwaga Joel Brown. Uyu mugabo yatangiye ari mu ndirimbo ya Bruce Melody. Indirimbo abantu babonye Kivumbi bagira ngo Kivumbi ari mu ndirimbo, ariko Kivumbi yari yagiye nk'umwanditsi, ikindi Kivumbi agenda nk'impuguke mu ndimi ari buze gufasha communication kagenda neza cyane. Uyu mugabo witwa Joel Brown no muri Nigeria muze kujya kumushaka kuri Google. Numva impamvu nabihuza na Benexen nawe n'umuhanzi ukomeye ariko yahuriye mu gitaramo cyo gusoza bare ejo bundi na Bruce Melody no muri Nigeria. Uyu mugabo witwa Brown rero yari mu ndirimbo ya Bruce Melody. Icyaje kubaho ni kimwe, nuko baje kuyabona indirimbo nizagira impact bashaka bongeramo Diamond kugeramo Brown byangiye bamwibagiwe. Ariko ngo indirimbo ya Bruce Melody na Diamond, kandi mu by'ukuri indirimbo ni y'abantu batatu. Ndacyakubwira icyitwa Mind Game. Icyaje kubaho rero ni kimwe, ibyo bintu indirimbo yarakozwe irarangira amajwi mu minsi ishize. Bruce Melody yari yagiye muri Tanzania bagiye gusoza video yayo, indirimbo yararangiye muko bataturajya hanze. Kuri Mind Game dusoza rero bimeze gute? Uyu muntu witwa Diamond afite indirimbo na Bruce Melody, cyo ni icyambere. Ariko Diamond yongeye guhura na The Ben, bahuza urugwiro, urujijo rujemo. Amagambo yagiye avuga ko Bruce Melody yishyuye Diamond kugira ngo banifotozanye. Abandi nabo bahuye, Diamond yerekana ko ari umufana wa Ben. Urumva urujijo bateje muri mwe? Bamwe bati muri indirimbo ya Bruce Melody igiye kuzimya. Icyo gihe inkundura yise bikiba ibyo ngibyo. Muri 155 AM hasohotsemo inkuru y'uko yitwa Coach Gael. Amagambo ya Coach Gael abantu bayasobanura uko bashaka, bayinterprete uko bashaka. Utubyagenze gute? Coach Gael yavuze ko yatakaje amafaranga menshi igihe kigeze ngo yiteho. Ntabwo harimo ijambo ry'uko avuye mu muziki. Abantu bati buriya arashiriwe kwa Bruce Melody yarahombye. Mind Game nicyo nababwiye. Cyo kiganiro cyawe tuzagikomeza ubutaha, iminota irabaye, ariko ibintu byari byinshi cyane mwaragiye muhishwa. Icyaje kubaho ni kimwe, 155 AM yumva ko haje muri urwo rujijo rwo kwibaza ese ko Kigali yakuyemo umufungo we hadaciye kabiri utworoska n'abavuyemo. Bati Kenisora Chamarenga, ariko Kenisora yababwire ko Kenisora yasohoye indirimbo yitwa Deja Vu imaze iminsi nk'itatu cyangwa ine. Indirimbo yakozwe na Element, irimo brand, irimo logo ya 155 AM. Kwanza icyo ko muri 155 AM kivuyemo, hasigayemo Bruce Melody. Harimo Element aracyarimo, yabivuzeho bwa yari Kampala, avuga ko muri 155 AM arimo nka producer atarimo nk'umuhanzi, ariyo mva agiye kuri indirimbo ahandi. Icyitwa Mind Game nanagana ku musozo. Diamond ahuye na The Ben. Diamond anatangira amubwira ko yakoze show ya mbere nziza, banajyana muri cocktail. Kenzo n'umuhanzi ukomeye muri Uganda anakuriye ngira ngo koperative y'abahanzi, avuga ko atabikunze batafashwe kimwe, ariko amazina no ya balancinga Eddy Kenzo ntabwo iyo cocktail ari kuyijyamo, ntabwo ariko mujyamo kuko na ba Muyoboke ntabwo bayigiyemo kugira ngo byemere.
ikintu cyabayeho ni kimwe, sageze yabaye buriya no kuzimya Bruce Melody, ibyo bikimara kuba hakenewe indi mind game yo ku rundi ruhande rwo kwa Bruce Melody n'anasoza. Coach Gaël yaraje, uyu muntu witeguraga gusezera uvuga ko ibiceri bye byatakariye mu muziki, uvuga ko ibiceri bye yagiye abita ku bantu ariko batigeze yitaho, arashaka kumanura Chris Brown. Tekereza kabiri, ndatakara amafaranga yanjye mu muziki nitaye ku bantu, igihe cyageze ngo niyiteho, ariko arashaka kuzana Chris Brown. Ubwo nta kintu wumvamo koko ko ari indirimbo ya Bruce Melody igiye gusohoka. Avuga ko yatakaje ibiceri byinshi mu igihe cyeze ngo yiteho, umwanya wo kwita agiye kuzana Chris Brown wa miliyari. Biriya bya Coach Gaël byakugira ngo ashyushye abantu, kandi koko byarabaye. Twamuvuzeho n'ubu turacyamuvugaho, n'uwitwa Muyoboke yaje ngo kumugira inama ngo zicyo yakoresha ayo mafaranga yo kugira ngo yahe Chris Brown, nyamara byari mind game. Mind game part 1 naho ngaho igarukiye. Nimubikunda nimubona twageze nko 2000 bya views, wenda tuzongera dukora kandi kantu nango ne episode nise mind game. Ngeze amabwira utuntu abantu bagenda babahisha mu muziki wacu, ugasanga umuntu yaje akora ikintu nyamara ari kugira ngo akine n'ubwonko bwanyu, akine n'imitwe yanyu, akine n'iki. Ibyitwa mind game. Nitwa Patrick, mudukurikire mukomeze kubana n'ibinange umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tubafitiye kandi byiza. Ni None TV, niba utarakora subscribe nyamuneka uyikore, tubana umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana abane nawe.